bahaye opportunity yo kuba mwazireba. Ayi dore ngizo abagereho ujugumeka kwanjye ndetse uba ugutera ku mutima wanjye na magambo pusi y'amaso yanjye n'ubuzima bwanjye. Abagereho cyane ati hari umuntu waje muri nge cyangwa se ni umuntu runaka, someone dismalized cyangwa se umuntu runaka, someone kuri ya jambo rivuga ati waje uri umuntu runaka uza muri nge. Iryo jambo nayo filime yitwa ngo iki? Ntumuke diwanakaregeya niyo turi kureba cyane, cyangwa ngo baransazije kugenzi katurore. Dore ngabo ntumuke karegeya biracyakomeje. Amereso na yahe katurore aya umutima wanjye usuranye n'uwawe, ndagutekerezaho nkagira inyota. Ndi uwawe muri kano kanya, wujuje ibitekerezo byanjye, nakujuje ibitekerezo byanjye. Ati umubano wacu agize forme, umubano w'urukundo mukundwa. Aya benzi bararirimba ngabo umukobwa afite ijwi, musore nawe nuko. Mbega ni nkanjye nyikwabwira, wuje umubiri wanjye muri iyi si, wujuje umubiri wanjye ndetse muri iyi si, wuzura amaso yanjye n'ubuzima bwanjye. Fili ni ukuzuza ikintu, akaba none na fili yo kwiyumvamo ikintu, iriya ni fili yo kuzuza ikintu. Uri umuntu runaka waje muri nge, waje muri we mugenzi atamuzi. Dore ngabo byuke aho bari mu bitekerezo bose, barimo barapanga kubitekereza bino bose uko ari babiri, bari gutekereza ibintu bimwe, bari mu modoka mwibuke bari mu rubura. Aha ngaha gutekereza bari muri Kashmir niho bari kubona bari. Amaherezo na yahe katurore. Umusore afite ijwi byo abantu bakora, afite ijwi araririmba. Biva kuri wa bantu usanga bakubesha ngo bararimba kumbe barajwigira. Usanga umuntu afite ijwi mu gatafari, agahanga wajyana agasudirano ngo uri umuhanzi. Ya itizo ni company limited bagezeho cyane. Bagabo bwake musaza mu gitondo uyavayo cyewe data we. Mbega hano turi kwajya ngo ni muri Edeni. Oya muri Edeni ntago hari mu rubura, hano ni mu kigo cy'Impyisi. Ni mu kigo cy'Impyisi Karabaye n'ingeragere. Abase yawe ntabwo atuje, arasaza byo. Ese twatandukana gute muri kano kanya gatambutse? Byagenze bite? Kuki nehi ntacyo katari na kayifu. Ati inzira zafungutse, reka tugende nyine. Sa tugende. Koga disa araseka neza n'umusene nuko gusa nta wahenze undi.